amazina kuko mubyumvise amazina nitwa Muyemba Fred, umuyobozi wa Awakening Revival Healing Church. Nkunda Imana kuko Imana ni papa kandi ni Imana yanjye, ni inyembabazi igira neza. Nshimiye cyane Apostle Peter ariwe mubyeyi wacu na Bishop na komite yose ikorana kuko umurimo mwiza bakoze muri uyu mwanya no mu mahanga atandukanye. Imana ibahe umugisha kandi twongeye kubashimira kutugirira icyizere uyu munsi cyangwa n'iyi minsi iri bukurikire kuza kuvugana n'ubwoko bw'Imana. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Dushimye Imana cyane kubwa Anointed imaze kuririmba turafashijwe kuko izina niryo muntu, izina niryo muntu koko barasizwe. Atwongere dukomere Imana amashyi. Amen. Turagira ngo rero twihute kuko dufite iminota itari myinshi. Sinzi niba hari urusomera. Okay. Turi mu gitabo cya Samuel wa mbere bice 7. Turatangira n'umurongo waho wa 2 tugeze ku wa 14. Udusomera abisomere yihuta. Ego wa 2. Aho isanduku igereye niho isanduka igereye Kiriyateyarimu. Hashize igihe kirekire cy'imyaka 20 ab'inzu ya Isirayeli yose bashaka Uwiteka barira. Maze Samweli abwira inzu ya Isirayeli yose ati, niba mugarukira Uwiteka n'imitima yanyu yose, nimwikuremo imana z'abanyamahanga na Ashitaroti, mutunganirize Uwiteka imitima yanyu aba ari we mukorera gusa, nawe azabakiza amaboko y'Abafilisitiya. Kamufashe ngo isanduku igereye Kiriyateyarimu. Hashize igihe cy'imyaka 20 ab'inzu ya Isirayeli yose bashaka Uwiteka barira. 3. Maze Samweli abwira inzu ya Isirayeli yose ati, niba mugarukira Uwiteka Imana yanyu, niba mugarukira Uwiteka n'imitima yanyu yose, nimwikuremo imana z'abanyamahanga na Ashitaroti, mutunganirize Uwiteka imitima yanyu aba ari we mukorera gusa, nawe azabakiza amaboko y'Abafilisitiya. Murongo wa 4. Nuko Abisirayeli baherako bakuraho Babali na Ashitaroti bakorera Uwiteka gusa. Murongo wa 5. Bukeye Samweli aravuga ati, nimuteranye Abisirayeli baze Misipa, nanjye nzabasabira ku Uwiteka. Nuko bateranira Misipa, bavoma amazi bayabyarira imbere y'Uwiteka. Uwo munsi biyiriza ubusa, baravuga bati, twacumiye ku Uwiteka. Maze Samweli acira Abisirayeli imanza i Misipa. Murongo wa 7. Abafilisitiya bumvise ko Abisirayeli bateraniye i Misipa, abatware babo baherako batera Abisirayeli. Abisirayeli babyumvise bashya ubwoba bw'Abafilisitiya. Umurongo wa 8. Abisirayeli babwira Samweli bati, ntuhweme kudutakambirira Uwiteka Imana yacu kugira ngo idukize amaboko y'Abafilisitiya. Umurongo wa 9. Nuko Samweli yenda umwana w'intama ucyoma, awutambirira Uwiteka igitambo cyoshwa kitagabanijwe. Maze Samweli atakambirira Abisirayeli Uwiteka aramwumvira. Murongo wa 10. Samweli agitamba igitambo cyoshwa, Abafilisitiya bigira hafi kurwanya Abisirayeli.
uwo munsi Uwiteka ahindira Abafilisitiya guhinda gukomeye, arabatatanya banesherejwe imbere y'Abisirayeli. 11. Abagabo b'Abisirayeli baturumbuka i Misipa, bagerekana Abafilisitiya, babica umugenda, babageza i Betikari. 12. Maze Samweli yenda ibuye arishinga hagati y'Misipa n'Isheni, arihimba izina Ebenezeri, ati Uwiteka yaratuzahuye kugeza na n'ubu. 13. Nuko Abafilisitiya baratsindwa, ntibongera kurenga urugabano rw'Abisirayeli mu gihe cya Samweli cyose. Ukuboko k'Uwiteka kwibasiraga Abafilisitiya. Murongo wa 14. Kandi imidugudu y'Abisirayeli yari yaranyazwe n'Abafilisitiya igarurirwa Abisirayeli uhereye kuri Ekroni ukageza i Gati n'urugabano rwayo. Abisirayeli barukura mu butware bw'Abafilisitiya, babana amahoro n'Abamori. Amen. Ayo mashi n'ay'ijambo. Amen. Aya niyo magambo dushaka kuvugaho muri iki cyumweru, uko Imana izashobora kudufasha. Amen. Batubwiye ko turi mu minsi 40 y'amasengesho. Amen. Ubundi ayo ni amahirwe ya mbere tuba twagize iyo habaye gusenga no kwiyiriza. Amen. Iyi Imana yavuganye n'umugaragu wayo ikavuga ngo shyiraho amasengesho y'iminsi iyi n'iyi, kiba ari igisubizo cy'itorero, kiba ari igisubizo cy'igihugu muri rusange. Buri wese aba akwiriye gukora ibishoboka byose kugira ngo ntashobore guhomba cyangwa kuhabura. Kubera iki? Kuko ibisubizo byose by'umwana w'umuntu iyo niyo senta bishobora kubiboneramo. Aho amafaranga yananiwe n'imbunda ikananirwa, n'imiryango ikananirwa, n'amashuri akananirwa, n'abaganga bakananirwa, iyo niyo senta tubonamo igisubizo nyakuri cyangwa nyacyo mu izina rya Yesu. Amen. Rero ni umugisha ukomeye cyane kuba bashyizeho ayo masengesho. Ni ikintu gikomeye kidasanzwe cy'igisubizo cya buri muntu wese, kuko buri wese akwiriye kwizera ko icyananiranye mu zindi nzira none iyi minsi 40 kigomba gusubizwa. Kumva no kubimenya no kubyizera, ibyo ni ibintu bitatu, ariko byose bifite itandukanye. Hari ukumva no kubimenya no kubyizera. Yohana 13:17 aravuga ngo nimumenye ibyo murahirwa niba mubikora. Ubikora aba yabanje kwizera, kubyumva yabyumvise aranabimenya, ariko kugira ngo ubishyire mu bikorwa biragusaba kwizera. Iyo utabyizeye nubwo waba wabyumvise ukabimenya ntushobora kubikora. Ariko iyo wahiriwe ukabyizera ukabikora, nicyo avuga murahirwa. Iminsi 40 barayamamaje, nanjye nayumvise no kuyimenya nayimenya, ariko ikiri kuzana itandukaniro ni ukwizera ngo iyi minsi 40 ntigushire ikibazo cyanjye kirakemutse. Ibyo bibanza kuzura muri wowe, nibimara kuzura muri wowe kuko wabyumvise ukanabimenya, nubyizera urabona itandukaniro. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. So turashimira Imana cyane kubw'iki cyumweru n'iyi minsi 40, kuko uwabyumvise akabimenya akabyizera ntari kugume uko yari ari mu izina rya Yesu. Iyi nkuru rero dusomye ni inkuru y'igihe cya Eli n'abahungu be ubwo bacumuraga ku Uwiteka Imana. Bamaze gukora n'ibyangwa n'Uwiteka, Samweli icyo gihe yari umwana mutoya. Samweli yashoboye kuvugana n'Uwiteka, aramuhamagara. Inshuro yamuhamagaye akiruka asanga Eli
akamubaza ati ni, akamubwira ati ni, tagiye kuguhamagaye. Era akamubwira ati mwana wanjye subirayo se nguhamagaye. Abikoze gatatu, era amenya ko Imana ariyo kuvugana nawe. Aramubwira ati no yongera kumva iryo jwi riguhamagara, umubwire ngo databuja ndi hano vugana nanjye. Yesu ashimwe. Icyo gihe rero Imana yavuganye na Samweli ngo iby'inzu ya Eli n'abana be ibyo bamaze gukora igihe kinini, navuganye na Eli ntihagire igihinduka, mvugana n'ubwoko bwanjye ntihagire igihinduka, ariko igihe kigeze ngiye guhanagura inzu ya Eli n'abahungu be. Abazumva ibyo byose amatwi yabo azacura inzererezi. Yesu ashimwe cyane. Ibyo Uwiteka yabwiye Samweli byarageze igihe birasohora. Bimaze gusohora, ubwo intambara yakaraga Abafilisitiya bamereye nabi, baravuga ngo mureke tuzane isanduku y'Uwiteka, nituyizana mu rugerero turaza gutsinda Abafilisitiya. Isanduku y'Uwiteka bayihagejeje, ibyanditse biravuga ngo icyo gihe Abafilisitiya ahubwo intambara irakara, bagera aho batsinda n'isanduku barayijyana. Ibyanditse biravuga ngo bayimaze kuyigeza iwabo, bayishyize mu nzu y'Imana yabo yitwa Dagoni. Bukeye mu gitondo basanze Dagoni, ibyo ndimo kuvuga biri mu bice 4, 5, 6 Samweli wa mbere. Yesu ashimwe cyane. Bukeye mu gitondo basanze Dagoni yikubise imbere y'isanduku y'Uwiteka yubamye. Bamaze kuhagera batekereza ko yavuye gusa n'ukugwa bisanzwe, barayegura barongera barayihagarika. Bongeye guca mu gitondo bagarutse basanga Dagoni noneho yacitse umutwe n'amaboko, kandi igihimba kiri ukwacyo yikubise imbere y'Uwiteka. Baravuga ngo ibi bintu bishobora kuba bidasanzwe. Ibibazo byakomeje gukomera. Abayobozi bose b'icyo gihugu cy'Abafilisitiya 5 bose barwaye ibibyimba, barwara ibishute bituruka mu mibiri yabo, baterwa n'imbeba zikabije, bagira ibibazo bidasanzwe. Bahamagara abapfumu babo barababaza ngo ibi bibereye iki? Ese ntiyaba ari isanduku y'Abisirayeli twazanye binuteza? Ibyanditse biravuga ngo muri icyo gihe barababwira ngo nibyo, isanduku y'Abisirayeli n'ibiteza. Barababaza twabigenza gute? Babwira mushaka inka z'imbyeyi 2, muzikureho izazo, muhambireho isanduku, muyiyobore igende, ariko niyerekeza i Betishemeshi muramenya ko ikibazo cyaturukaga ku Uwiteka, ariko nizerera ahandi mumenye ko kitaturukaga ku Uwiteka. Ibyanditse biravuga ngo bamaze gushyiraho isanduku y'Uwiteka, inka zakomeje zirige Betishemeshi, nta nubwo bizigeze ziraranganya ngo zirebe hirya no hino cyangwa ngo zirarisha, ahubwo zakomeje kugenda zabira kugeza ubwo zageze ku murimo wa Yosuwa. Yesu ashimwe cyane. Ibyanditse biravuga rero icyo gihe imaze kuhagera abantu 70 bashatse kurunguruka mu isanduku y'Uwiteka, abo basigara aho ngaho bamaze kwitaba Imana cyangwa gupfa. Ibyanditse biravuga ngo muri ako kanya baravuga ngo ninde wagumana isanduku y'Uwiteka muri uyu mwanya Imana yera bene aka kageni. Bakomeza isanduku irakomeza iragenda. Ibyanditse rero biravuga ngo aho isanduku yagereye i Kiriyatiyarimu hari hashize imyaka 20 Abisirayeli basenga biyiriza baririra Uwiteka. Cyari igihe gikomeye cya Eli n'abahungu be, ubwo Uwiteka yahuguragaho icyo kinyejana cyacumuye kitumviye Imana. Imana imaze kugikuraho, yahagurukije ikindi kinyejana kizumvira Imana kandi kizakorera Imana. Iminsi 40 ni ikintu gikomeye cy'ubuhanuzi kandi budasanzwe. Iyo bavuze iminsi 40, Yesu yasenze iminsi 40. Imana irimbura ku gihe cya Nowa, imvura yamaze iminsi 40. So ibyo reka tuzabivugeho gutaha. Imana ishimwe. Haleluya. So ndashaka kuvuga ngo iminsi
40 ntifatwe nk'isanzwe, ntifatwe nk'ubushake bw'umuntu, ifite impamvu kuko iminsi 40 yaje. Yesu ashimwe. Isanduku amezi 7, isanduku yamaze mu Bafilisitiya, bashoboye kwizera ngo Imana y'Abisirayeli ni Imana nyamana. Munyemerere babwire ngo Imana y'abarokore ni Imana nyamana. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Imana y'abarokore ni Imana nyamana. Ibyanditswe tumaze gusoma muri iki gitabo cya Samueli wa mbere, ibice 7 umurongo wa 2, ngo isanduku igereye Kiriyatiyarimu, Abisirayeli bamaze imyaka 20 basenga. Iyi nyuma ntabwo igaragara iyo barangije. Yesu ashimwe cyane. Ariko babara isanduku iviriyeyo ikaza ikahagera, bamaze imyaka 20 biza basenga, bashaka mu maso y'Imana kandi barira, ariko ntihagire igisubizo. Birashoboka ko iminsi 40 wayirangiza ntihaboneke igisubizo, kuko Imana yacu ni ya principle, kuko Imana yacu ni ya mahame. Amahame y'Imana ushobora kuyakora nabi ugasigara mu minsi 40 uyivuga n'akanwa ariko nta musaruro. Ariko Imana ishimwe, Yesu ashimwe cyane, kuko iminsi 40 ihari, n'abayumvise bayumvise kandi bagiye kuyishyira mu bikorwa, amateka ahinduke. Imyaka 20 abantu bashaka Imana idasubiza, abenshi baba bamaze kubivamo, babirambiwe bakabivamo, bagataha bakavuga ngo twebwe turatashe. Ni mwana ufite imyaka 20 aho ngaho haguruke. 19. Nta muntu ufite 20 hano, nta muntu ufite 19, nta muntu ufite 21, nta muntu ufite 18, ufite gare. Muramureba. Yesu ashimwe. Batangiye gusenga ataravuka, aravuka arakambakamba aragenda, ariga ageze imyaka 20, nibwo Imana yaje gusubiza muri iyo myaka 20. Ibyanditswe biravuga ngo Samweli abwira inzu ya Isirayeli yose ati, niba mugarukira Uwiteka n'imitima yanyu yose, nimubanze murikuremo imana z'abanyamahanga na Ashtaroti, mukorere Uwiteka gusa. Yesu ashimwe. Kuva kera mu myaka yose hagati y'abantu n'Imana habaga bamenya cyangwa umuhanuzi cyangwa umucamanza, uko wakwita uko ariko bwose, yahagararaga nk'uko ureba mpagaze hagati y'abantu n'Imana, ariyo muhuza. Uzane Mose, uzane Yosuwa, uzane Eliya, uzane Elisa n'abandi nk'abo ngabo. Yesu ashimwe cyane. So akamaro kabo, uzane Yesu nawe i Nazareti, nawe ntumusige, kuko Yakobo ahunga mwene se ageze Berisheba, yaraharaye, amaze guharara utizozi kavuge urwego gusa nibwo shatse abona urwego rushinze kuva hasi kugera hejuru. Aramubwira ati, iki gihugu uryamyemo ndakiguhaye n'urubyaro rwawe, kandi amahanga yose yo mu isi azahera umugisha mu rubyaro rwawe. Uru rwego rero rwari umuhuza w'isi n'ijuru, bisobanuye ngo nawe yari umuhuza w'abantu n'iki n'Imana, kuko ari we agombaga kugarura abantu. Kuva kera rero uyu muhanuzi, ubu tuzane Samweli yari hagati y'abantu n'Imana, bisobanuye ngo hano abantu iyo bagiraga ibibazo yarabifataga akabizana akabishyira Imana. Iyi Mana yifuzaga kuvugana n'abantu bayo, yavuganaga na Samweli akabwira abantu bafite ibyaha bakazana ibibazo akabishyira Uwiteka. So uyu yari umuhuza w'abantu
n'Imana. Yesu ashimwe cyane. Muri iki kinyejana turimo cy'isezerano rishya, abantu benshi bakoresha icyanditswe kivuga ngo umwenda atarutsemo kabiri, ushatse wese yigererayo. Uruhande rumwe nibyo, urundi ruhande ntabwo ari byo. Haracyari umuhuza w'abantu n'Imana. Kugira ngo ubone ishya n'ihirwe mu buzima bwawe, ugomba kuba ufite relationship cyangwa imikorere cyangwa ubusabane n'uyu muhuza w'abantu n'Imana. Iyo udafite ubusabane nawe, iyo utagendana nawe muri urwo rugendo, bisobanuye ngo hari ikintu misinga kinini. Kubera iki? Kuko uyu muhuza arahari. Isengesho rimwe gusa yasenga ryakura imisozi imbere yawe udashobora gukuraho. Pastor Joyce Meyer yatanze statement aravuga ngo wowe isengesho wasenga kugira ngo ikibazo kiveho biragusaba iminsi 40. Ngariko iyo ufite umubyeyi usabana nawe, ngo biragusaba kujya imbere ye gusa akamubwira ati mwana wanjye uwo musozi uri imbere yawe, uwo musozi uhitumaho, kandi byagusaba iminsi 40. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Ndimo kuvuga kuri Samweli, umumaro wa Samweli n'icyo gihe cy'Abisirayeli n'iki gihe cyacu cy'isezerano rishya. Yesu ashimwe cyane. Abantu benshi dutinze mu makorosi, dutinze mu makona, ariko tutigeze tumenya amahame y'Imana. Amahame y'Imana ni ingenzi, na Bibiliya nuyisoma yawita mu mahame yayo, kuko akenshi tunaniwe kuambuka kubera amahame. Yego. Iyo ubyumvise bwamene ibyibushye. Amen. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. So Samuel rero we yaraharahuka, aracyamujyana imbere y'Imana, yubarara hasi areba nta gisubizo na kimwe kirimo kuva mu masengesho y'iyi myaka yose. Ariko muri ayo masengesho aho isanduku ihagereye, bo barasengaga barira, ariko nawe yasengaga bazima. Ibyanditswe dusoma bitandukanye n'imibereho tubayemo. Ibyanditswe biravuga ngo ntabwo tuzigera duha abanzi bacu ibituma, none abanzi bacu badutesha amanywa na nijoro. Ni ukubera iki Uwiteka Abafilisitiya batumereye nabi? Ku murongo wa 3 nibwo Samweli yazanye igisubizo kigiye gukiza itorero. Nawe ucyumvireho kimufashe. Uwiteka aramubwira ati genda. Agenda ava hehe? Ava imbere y'Uwiteka. Genda mu bantu babwire, ku murongo wa 3, niba bagarukira Uwiteka Imana yabo n'imitima yabo yose. Ese umuntu afite imitima ingana? Akugiye kukwego ngo uze kubwisubiza. Wese umurongo wumve. Yesu ashimwe cyane. Niba bagarukira Uwiteka n'imitima yabo yose, bakura imana z'abanyamahanga. Yesu ashimwe. Icyo gisobanuye ngo ntabwo ari imana ya Isirayeli, ni imana z'iki? Z'abanyamahanga. Iz'abanyamahanga ni izihe? Ni inkoperano, ni intarurano. Niba ari Ikinyarwanda simbizi. Yesu ashimwe cyane. Ni inkoperano, ni intarurano, ni ibintu ukura hanze bitari iby'iwanyu, iby'imyizerere yawe, ukazana iwanyu cyangwa ukazana mu myizerere yawe. Izo ni zo mana z'abanyamahanga. Hari n'izindi rero za Astaroti cyangwa Bali, nazo bakubwira ngo kubura mu mutima wawe. Yesu ashimwe. Iminsi 40 turimo uyu munsi nasenze Imana bazimana n'ikindi bukuganira bampa ibyo byanditswe n'iyo mirongo. None se kari ibihe by'isezerano rya kera n'irishya, ibi turabihuza dute n'aya masengesho iminsi 40? Turigira Imana n'Umwuka Wera ishobore kudufasha, dushobore gusobanukirwa, tumenye dushobora kubihuza
gute? Ese aba bantu bari bafite imitima ingahe? Ese uyu munsi umuntu afite imitima ingahe? Ese izi mana twabuze mu mitima yacu ni izihe? Ko bavuze z'abanyamahanga, ko bavuze Bali na Astaroti, ese izo mana zose ziri mu mitima yacu? Ese tuzifite? Hari icyo bitwaye kandi turi mu nzu y'Imana? Birabitwaye, kuko ushobora kuba mu nzu y'Imana ugasenga buri munsi, kuko aba basenze imyaka 20, ariko Imana yari yarakuyemo akarenge kayo, ntabwo yabanaga nabo, kuko umwanya wayo wari warasimbuwe n'imana z'abanyamahanga. Imana niko kubwira Samweli ngo genda ubabwire bakure imana z'abanyamahanga mu mitima yabo, abariye bakorera gusa. Bisobanuye ngo Imana iyo wayizeye ntabwo ibangikanywa, nta kindi bayongeraho. Iyo ushaka kuyikorera, ushaka kugendana nayo, ayitandukanya n'ibizira, yitandukanya n'ibidahesha Imana icyubahiro, ubwayo nta kindi bayongeraho. Amen. Muri iri vugabutumwa nkora nasanze umudamu mu itorero ry'abagore yari ayoboye abamama, akababwira ngo nubwo twakijijwe ariko nta wubaka urugo nta kandi kantu ashyizeho. Kugira ngo urugo ruzakomere, Yesu mwizera umusenge, ariko ugomba kuba ufite akandi kantu wongeyeho. Hano Uwiteka abwira Samweli ngo genda ubabwire niba bangarukira. Iryo jambo niba bangarukira, niba bahisemo, ni ubushake bwabo, niba bumva barusha, niba bumva baremerewe, niba bumva bashaka kungarukira, babwire bakomeze imitima yabo, babwire bakure imana zabo mu mitima yabo, imitima yabo bayinyeye, kugira ngo nsubire mu mwanya wanjye mbuwa mbere mu mitima yabo, nanjye nzabakiza amaboko yabo. Uzi gukorera mu gihombo, buri wese uzinduka agakora cyangwa agakora ibyo akora aba ashaka inyungu, ntawe ushaka gukorera mu gihombo. Ariko imyaka 20 abantu bakorera mu gihombo, imitima yabo yuzuye imana z'abanyamahanga, kandi Abafilisitiya baza bakabakubita bakabanyaga bakongera bakagenda. Aba bakaguma mu nzu y'Imana bategereje Imana ko yabatabara. Imana ntibangikamo, bimbwira uwo wicaranye nayo. Imana ntibangikamo, bwira uwa kabiri Imana ntibangikamo, mubwira uwa gatatu ngo Imana ntibangikamo. Samweli arababwira ngo nimukure imana zanyu z'abanyamahanga na Astaroti, aba niwe mukorera Musa cyangwa wenyine, aba niwe mukorera Musa, nawe azabakiza amaboko y'Abafilisitiya. Bari bazifite ari nyinshi mu mitima yabo, z'amashari, z'ubwirasi, zo gukora byinshi zari mu mitima yabo, ariko Abafilisitiya bazaga, izo mana ntizahagurukaga kubatabara. Ariko warababwira ati nimuzigizayo n'Imana ifuha, ntabwo icyubahiro cyanjye nagisangira n'ibidahumeka. Nimuzigizayo, nimuzikuramo, ubwo nanjye ndaza kuza mbakize amaboko y'Abafilisitiya. Ndi hano mubwira ngo iyi minsi 40 niwigizayo ibyo bigirwamana biri mu mutima wawe, niwigizayo ayo mashyaka ari mu mutima wawe, niwigizayo kutababarira kuri mu mutima wawe, niwigizayo amenshi mu mutima wawe, nawe aragukiza amaboko y'Abafilisitiya. Nawe aragukiza amaboko y'Abafilisitiya. Wanze kubabarira, nubikora aragukiza amaboko y'Abafilisitiya. Kubera iki? Kuko Imana niyo ya mbere mu buzima bwacu, igomba gufata umwanya wa mbere. Ese nzamenyane ko Imana nayihaye umwanya wa mbere? Ni ukwisuzuma. Ikintu gitwara amasaha menshi mu buzima bwawe
nicyo kiri mu mwanya wa mbere. Aba ntabwo babyumvise, ambwira abo hakurya ikintu gitwara amasaha yawe kuva mu gitondo kugera nimugoroba, kuva nimugoroba kugera ejo mu gitondo, ikintu gitwaye amasaha menshi aba aricyo ugenzura. Icyo uzamenye ko aricyo gifashe umwanya wa mbere, icyo kiri mu mutima wawe. Imana irakubwira ati manza ukimbure nanjye gukiza amaboko y'Abafilisitiya. kuva mu gitondo kugera nimugoroba, ni iki cyane kiba cyuzuye ibitekerezo byawe? Ni iki utekerezaho cyane? Icyo utekerezaho cyane nicyo cyafashe umwanya wawe. Ikirakubwira ngo gikureho, numara kugikuraho nanjye ndagukiza amaboko y'Abafilisitiya. Ntabwo narebye rero aho natangiriye, nimumfashe nekurande ushobora kunyerera agakora cyane. Nari ndimo kuvuga ngo ikintu utekerezaho mu buzima bwawe kuva mu gitondo, ni iki gikunda kuza mu bitekerezo byawe? Ni iki urimo gutekerezaho cyane? Ni iki ugambirira cyane? Hari ikintu, tufata urugero, niba ari ideni ushobora kuritekerezaho kenshi, Yesu ashimwe cyane, ariko nabyo riba ryasimbuye ufite ubushobozi. Niba ari byo simbizi, riba ryasimbuye ufite iki? Ubushobozi. Yesu ashimwe cyane. Imyaka 20 basenga, kuki batacoboye? Bari bazi ikintu kimwe, bizeraga ngo nta handi ubutabazi buri. 5, 10, 20 barasenga kuko bizeraga mu butabazi bwacu, ataducunguye, atadutabaye, ataturokoye, nta handi dushobora kubuka. Niyo mpamvu ureba abacuruzi, aborozi, abahinzi, nushaka dufata abo batatu, bahura n'ibibazo muri iyo mirimo. Abacuruzi barahomba, ariko ntabwo bava mu bucuruzi, kuko azi ko igisubizo cye kiri mu bucuruzi. Niyo mpamvu yari babyumva. Umworozi ushobora ikaza inka zigashira, agasigarana utunyana 3, ariko ntabwo bivamo ngo ajya gushaka akazi. Abafite icyizere ngo utunyana 3 tuzongera tugwire ziba inka nyinshi, ntajya bivamo. Umuhinzi nuko amazi, izuba bikica imyaka, akavuga atari ku mwaka utaha nzongera nunguke. Nicyo Dawudi yavugaga muri Zaburi ya 40, aravuga ngo nategereje Uwiteka nihanganye. We yarihanganye gusa. Niba mu mwaka utaha, niba ari imyaka 5, iki gisubizo cyanjye kiraturuka hano. Ikinjyana hanze yacyo ni iki? Kandi nzi ko igisubizo cyanjye kiri buturuke hano. Yakomeje gutegereza. Nicyo Abisirayeli baturusha. Bo bategereje imyaka 20, bari bazi ko hanze y'Imana nta gisubizo kirimo, ariko nubwo bitinze, aho izabishakira izabikora. Icyo rero igitekerezo kiba kikuzuye, ukavuga ngo gusubizwa kwanjye kuri hano, niyo mpamvu agomba gutegereza hano, atitaye ku masaha, atitaye ku myaka, atitaye ku mezi, wazikimwe. Igisubizo cyanjye ni hehe? Ni hano. Ntabwo igisubizo kiri mu masaha n'imyaka, ahubwo igisubizo kiri hano. Kandi singitegeka, kandi singitegeka, singiforosa, singibwira ngo korera muri iki gihe. Oya, ndategereza gusa imbabazi zawe n'ubuntu bwawe. Aho biri kumandikira bikaba, nanjye nzatabara. Bagategereza Imana. Nshuti z'Imana, mureke dutegereze Imana ifite igisubizo, kandi irashoboye, kandi ni imbaraga. Haleluya! Yesu ashimwe cyane. Ibyanditswe byavuze rero ngo Abisirayeli babyumvise, bahita bakuraho imana z'abanyamahanga, bahita bakuraho Bali. Yesu ashimwe cyane. Ngo arangije kuzikuraho, Samweli agiye kubarumurwa mu mitima, asanga batuzuye. Nubwo bazikuyeho, ariko aracyarimo akabura. Ngo arababwira ngo nimuze mubwire Abisirayeli bose baze basange hehe? I Misipa, nanjye nzabasabira ku Uwiteka. Ibyanditswe biravuga ngo Abisirayeli bavoma amazi, barayikorera, bajya I Misipa. Muri abo Bisirayeli harimo abo twita ababosi, harimo abo twita abayobozi, harimo abo twita abakomeye, harimo abo twita abanyamafaranga. Bari bafite indogobe, bari bafite abagaragu, bari bafite abasa, ariko ibindi barushije
mitwe yabo. Sinzaho ubu ndimo gushaka aho nakubwira ko niba kwikorera ikibindi ukabikavuga urimo kuza hano Misipa mu myaka yawe bishushanyemo bishushanya bikurura birero rero wikorera ikibindi ukabikavuga abandi barimo kuva simbizi hehe bose barimo kuza hehe Misipa ariko bose bikorera iki ibibindi. Icyo ni ikimenyetso cyagaragazaga kwicisha bugufi. Ingamiya n'ibindi bashyiraho ibibindi byari bihari bari bafite n'abagaragu ariko bicishije bugufi bajya kwikorera ibibindi byabo baje Misipa guhura na Samweli kugira ngo abasabire ku Uwiteka. Samweli arabahugurutseho abonye batuzuye arababwira ati mubabwire bose basanga Misipa nanjye nzabasabira ku Uwiteka. Baribaza ko dusanze dutanga ibimasa, ko dusanze dutanga amafaranga, n'iki turi gukore gihenze cyakora ku mutima w'Imana reka tubabarire ibicumuro twakoze. Basanga bakwiriye gukora kimeze nk'igihano, bishyira mu mwanya w'imfungwa, bishyira mu mwanya wo kwicisha bugufi, bikorera ibibindi by'amazi. Bene data, aya mazi ntabwo yari ayo kumesa cyangwa ayo kunywa cyangwa ayo guteka. Ibyanditswe biravuga ngo baza bayikoreye bagejeje Misipa bayabyarira imbere y'Uwiteka cyangwa bayamena imbere y'Uwiteka. Bamaze kuyabyarira imbere y'Uwiteka, icyakurikiyeho ngo bariyiriza. Icya gatatu bakoze baratura bihana ibyaha byabo. Subiramo ibyo bintu bitatu ubwire mugenzi wawe, mubwirizemo gakeya, mubwirizemo ngibyo mubwire ko bakoze ibintu bitatu. Mubwire icya mbere, bavomye amazi nk'ikimenyetso cyo kwicisha bugufi bayazana yo kubyarira imbere y'Uwiteka. Icya kabiri bakoze bariyirije. Imitsima nubwo iryoha ariko imitsima barayirese, ntabwo banyweye amata nubwo ari meza ariko bariyirije. Igifu baragifunga kugira ngo bashobore kubona ubutabazi niba batabarwa n'isumba ryose. Icya gatatu bakoze baratura barihana, baravuga ngo twacumuye Uwiteka Imana yacu. Iyo niyo minsi 40. Iyi niyo minsi 40 turimo. Icya mbere tugomba gukora ni ugutanga, ni uguturira Imana. Ngisubiremo, ni uguturira Imana. Ngisubiremo, icya mbere tugomba gukora ni ugutura birenze uko bigeze gutura. Ntabisubiremo, numva nusumuka we kandi subiremo, urabizi bitabizi ko bishariye. Amen. Icya mbere muri iyi minsi 40, niba ushaka kubona ibitangaza byawe ni ugutura. Shaka ikintu utaratura Imana ugitura Imana. Mwumva n'umwe gusa mfite kamwiriza wowe nawe mu minsi 40 ikiri mu bimbura ubuzima bwawe kikamuhindura ni ugukora ikintu utajya ukora, ugakora ikintu kikubabaje, ugakora ikintu kigucishije bugufi, ugafata icyo kintu ukagitura. Kuva mu isezerano rya kera kugera mu isezerano rishya, ikiza mu gusabana n'Imana ni itura. Turi ku gicaniro ugatera abantu icyuya cyokewe, ukabatera icyokewe. Turi ku gicaniro, wagera ku gicaniro ukareba hari igicaniro kitabaho igitambo. Musubize, hari igicaniro kitabaho igitambo. Iminsi 40 turimo kuvuga ni igicaniro twaheje. Imana nigufasha iyi
iminsi ibiri numvise turavuga ku gicaniro, tuvuge cy'isezerano rya kera, tuvuge no ku gicaniro cy'isezerano rishya. Ariko nta gicaniro bacana umuriro, barangiza umuriro ukagurumana, abantu bagavuga bagataha bakavuga ngo tuvuye ku gicaniro. Iyo ni hongo ya Satani, cyane ikinyoma cya Satani cyambaye ubusa. Buri gicaniro kigomba gushyirwaho igitambo. Ushobora gutekereza kugamije namwe kurebe abapfumu babwira Abafilisitiya ngicyo tugomba gukora cyagutabara, mushaka inka z'igiye zingahe ebyiri, bashyiraho isanduku iyijyana, bayigejejeyo bafata za nka z'igiye ebyiri bazihindura igitambo, batambira Uwiteka igitambo. Bariya ni Abafilisitiya bakoze ibyo bintu. Rero tanga abapasita baraza kudukirana, abapasita baraza kutubegukana, baraza kutubyembana. Yego ndakubwira abantu ni icyambere, iyi Imana yaguhaye agakiza ni ubutunzi butagereranywa. Mu muhamagaro yaguhaye ni ubutunzi butagereranywa. Iyo yaguhamagaye uri umukozi wawe ni umuhamagaro, ni ubutunzi butagereranywa. Umushumba ashobora kubaho agatunzwe n'itorero ayoboye, ariko hanze y'itorero ariyo mutunzi. Bisobanuye iki? Imana iyo yaguhamagaye igomba no kugutunga. Wamuha utamuha agomba kubaho kandi akabaho neza. Uretse amwisinzi agakora ibyangwa n'Imana, cyose nicyo. Ariko ahagaze mu mwanya Imana imushakamo, Imana iramutunga kuva kugera hano. Wamuha rero, kumuha kwawe no kwigirira neza. Ibyo tubisoma n'amahame tuyareba. Pastor wacu nama kutagira, pastor nama kutagira, pastor yasimbize asengera iki cyaramunaniye, mubwire n'iki cyaramunaniye. Si ukutagira amavuta, ariko nta yishuri mugira. Ikibazo ni ihishuri, ikibazo saba. Nusoma isezerano rya kera ugasoma n'isezerano rishya, nta muntu ujya imbere y'umutambyi aramara amasa. Kuki mama pastor atubwira ati bazanye ituro turabasengera babona umwana, iyo batarizana ukareba imyaka yari kwicuma. Ikigaragaza ko wubashye Imana ni ukuyitura. Kandi abantu ikibabaje cyishe abantu, ntabwo bashaka kubona umuntu batura umunyarwanda mwene kanaka twaturanye, ubu ngo niba pasiteri, ubu niba tugomba gutura dusubize imbere. Barashaka pasiteri bavuye mu ijuru akamanuka batazi inkomoko, batazi n'ururimi avuga. Siko bimeze na gato. Ibyo ni ukwifungira mu buretwa, ntacyo ushobora gukora. Iminsi 40 kibi mu byo mubwira Imana yacu iravuga, irumva, irareba. Genda iyi minsi 40 kubase ngo birakwiriye gutura, wumva ikizakubwira. Kereka niba utemera bivuga. Ariko niba wemera bivuga, icya mbere bakoze batuye ikirenze ibyo batuye. Bikorera ibibindi bazana amazi kuyabyaza imbere y'Uwiteka. Icya kabiri bakoze bariyirije. Icya gatatu bakoze baratuye. Iyo batiyiriza ntabwo bashoboraga kwatura, kuko kwatura kuzanwa no gutsindwa, kandi gutsindwa kuzana no kuba imbere y'Imana. Ntabwo babyumvise. Hari abantu batemera kubatizwa, bakijijwe, bakavuga ngo njye n'abatijwe muri Gatolika ntabwo nshaka kongera kubatizwa. Wowe uramubwira ati ngwino, ariko iyo akurikije amasomo y'itorero atangira kwishyuza ngo mumbatize. Niba ari byo simbizi. Abantu baje bavuga ngo icya 10 ntabwo cyemewe, ariko iyo agiye mu masengesho mu minsi 40 arimo kuririra Imana, Imana imutungira urutoki, ikigufunze ni iki? Nutanga icya 10 ibibazo bizakemuka. Ukajya kubona utaragitanga karagitanga. Icyo nshatse kuvuga ni iki?
mu masengesho, mu kwiyiriza no gusenga, kuko ari ukuvugana n'Imana no gusabana n'Imana. Imana nibwo ivugana nawe, nawe ukavugana nayo. Ugomba kuvuga kwa rero ntibigushinja ugatsindwa na cya cyaha na rya ngeso, wamara gutsindwa ukatura ugasaba Imana imbabazi. Icyo nicyo bakoze. Yesu ahimbaza. Haleluya. Bamaze kwatura Yesu ashimwe cyane. Icyakurikiyeho Yesu ashimwe cyane. Ngo Abafilisitiya barabyumva, bumva ko Abisirayeli bagiye i Misipa. Begeranya abayobozi babo barababwira ati nimuhaguruke vuba mujye i Misipa mutere Abisirayeli bataromatana n'Imana yabo. Barahaguruka, Abisirayeli babyumvise ko Abafilisitiya barimo kuza, ngo ubwoba bashubwoba kuko Abafilisitiya, ngo babwira Samweli ngo ntuhweme kudutakambirira Uwiteka Imana yacu. Bumvise akamaro ka Samweli, ariko babwira nde? Baramubwira ngo ntuhweme kudutakambirira Uwiteka Imana yacu. Ngo Samweli nawe afata umwana w'intama cyombo, awutambira Uwiteka igitambo Joshua kitagabanije. Kuki yari umwana w'intama cyombo? Kuko Yesu yari ataravuka. Kuki yashize igitambo kitagabanije? Kuko Yesu byamwanditseho ngo nta n'igufwa na igufwa rye rizavuna. Nibyo ntabwo babyumvise? Dusubire. Amen. Babwira Samweli ngo ntuhweme kudutakambira Uwiteka Imana yacu. Nawe afata umwana w'intama cyombo, awushyira mu gitambo, awugira igitambo kitagabanijwe, kidaciwemo, kitagabanijwe ngo ni ibice. Arangije agatakambira Uwiteka Imana ku Bisirayeli. Uwo mwana w'intama ugereranywa na Yesu Kristo kuko yari ataraza mu mubiri. Kandi icya kabiri byamwanditseho ngo nta igufwa rye rizavunika. Ntabwo rero yagombaga kugabanwaho. Yesu ahimbaza. Mu yandi magambo, niwe mucunguzi Samweli yabwiraga kugira ngo acungure Abisirayeli mu maboko y'Abafilisitiya. Ibyanditswe biravuga ngo agitanga umwana w'intama, ngo Abafilisitiya nabo barahageze. Ibyanditswe biravuga ngo uwo munsi Uwiteka ahindira ku Bafilisitiya guhinda gukomeye, ngo abatatanyiriza imbere y'Abisirayeli. Yesu ashimwe. Haleluya. Ibyanditswe biravuga ngo abagabo b'Abisirayeli ngo barahaguruka, ngo bagerekana umugenda, bagenda bica Abafilisitiya babageza i Betikari. Haleluya. Ibaze noneho ni iyihe mpinduka ibayeho? Imyaka 20 irenga bakubitwaga. Siko bimeze? Yesu ashimwe. Siko bimeze? Haleluya. Amen. Yesu ahimbaza cyane. Imyaka 20 bakoraga iki? Bakubitwaga. Ariko kuko bamaze kwitandukanya n'abari n'imana z'abanyamahanga, bagatura, bakiyiriza, barangiza bakatura, bamaze kwatura, babwira Samweli ngo rutabarize Uwiteka Imana, atamba igitambo. Nawe ntabwo yagiye ku mavi gusa n'amacandwe gusa, mana bazanye umwana w'intama bamushyiraho. Arangije kumushakira Abisirayeli Uwiteka arabumvira. Ngo uwo munsi ahindura guhinda gukomeye ku Bafilisitiya batatangirijwe imbere y'Abisirayeli. Yarababwira ngo nimukura hino nzabakiza amaboko y'Abafilisitiya. Nanjye ndababwira ngo iminsi 40 Imana abakiza amaboko y'Abafilisitiya. Iyi minsi turimo kugenda tangira wegerana Abafilisitiya ni ibiki byawe bajyana, kuko ntushobora kwishyuza cyangwa kumenya ibitangaza Imana yakoze utabashe gukora iki? Kumenya ikibazo ufite cyangwa ingorane ufite. Niba mvuga ibyo Imana ishimwe. Yesu ahimbaza. Bakora iki? Ngo abagabo b'Abisirayeli babandi bagira ubwoba, babandi bahungaga Abafilisitiya, uwo munsi barahaguruka bagerekana bake Abafilisitiya babica umugenda babageza i Betikari. Babagejeje i Betikari bagenda babica. Nawe ndagusengera kandi ndaguhanurira mu izina rya Yesu Kristo, iyi
40 wica abafilisitiya umugenda mu izina rya Yesu Kristo. Ibyanditswe byavuze ngo bumvise ko bari i Misipa ngo abafilisitiya baratera. Kamutangariza kangaba iyo amasengesho ateguwe nk'ayi minsi 40 abafilisitiya baratera. Mama ararwara, inka zikona, umwana bakaba bakarwaye, habaho ibintu bizengereza ubwonko bwawe kugira ngo ntujye i Misipa, kuko Satani azi kimwe: nujya i Misipa ukomatana n'Imana ntabwo azongera kukubasha. Nicyo Filisitiya bavuga, munyaruke vuba mujye i Misipa mutatanye bariya bantu bataromatana n'Imana. Ubu iyi minsi 40 harimo abantu bashobora kuba babishaka babyuzi ko bazayibonekamo, ariko utubazo tukagenda dukora iki? Tuvuka dutandukanye. Ugomba gukubita uwo mwuka w'Abafilisitiya kugira ngo uhamahoro womatane ugabukane n'Imana, usabane n'Imana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ibyanditswe biravuga muri icyo gihe ngo bagenda bakora ikibabica umugenda bageze i Betikari, ngo Samweli arahaguruka. Haleluya. Samweli akora iki? Arahaguruka. Haleluya. Samweli arahaguruka, afata icupa ry'amavuta, afata n'ibuye, arishinga hagati y'Imisipa n'Isheni, arisukaho amavuta, aravuga ngo Ebenezeri, Abisirayeli bongeye kuzahurwa ubwa kabiri. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Amen. Iyi minsi 40 Feisenta igiye kuzahurwa ubwa kabiri. Yesu ahimbaze cyane. Bisobanuye iki? Urwego yari iriho igiye kujya ku rundi rwego. Yesu ahimbaze kuko niyo Ebenezeri. Ibyanditswe biravuga ngo hari ibice by'Abisirayeli byari byaranyazwe n'Abafilisitiya byarajyana. Ariko uwo munsi ibice byabo bigarurwa mu Bisirayeli. Ntabwo babyumvise. So mu murongo wa 14 murongo wa 14 bavuga ngo hari ibice by'Abisirayeli byari byabo binyagwa n'abarushize amaboko birajyana. Ariko uwo munsi Uwiteka amaze bagarura ibice byabo babigarura. Jya guhishurirwa garuka muri aka kanya wowe n'ibiki byawe byakomezweho. Ureba kubyibagiwe, ibuka ibyawe byakujyanyuzeho. Wari muzima uri mutaraga ariko umubiri ufite ibibazo, ubwo ni ukunyagwa. Yesu ahimbaze. Hari ibintu byanyazwe mu buzima bwacu. Yesu ahimbaze cyane. Tugomba kugarura muri iyi minsi 40 kubwo Abafilisitiya banyaze ibyacu baturusha amaboko, ariko Uwiteka ukatwigendereye tugomba kugarura ibyacu, natwe tugahinduka rikaba Ebeneza mu izina rya Yesu. Haleluya. Ubwa mbere bahugaga Abafilisitiya, ariko bamaze komatana n'Imana ntibongere guhunga. Umviriza iki cyanditswe cyose. Ibyanditswe biravuga mu Migani 28 umurongo waho wa mbere. Imigani 28 umurongo wa mbere ngo umunyabyaha ahunga ntawe umwirukana, ariko umukiranutsi ashira ubwoba nk'intare. Yesu ahimbaze. Urimo kubona ibyo kuvuga, ndimo gusoza ndakubwira ngo bariya banyazwe ibyabo kuko babarushaga amaboko. Impamvu banyazwe n'imana z'abanyamahanga bari barashyize mu mitima yabo. Mu masezerano yo kunyagwa ntabwo bari bayafite. Ntibagombaga kunyagwa, ntibagombaga guhunga abanzi babo, ariko kuko imana z'abanyamahanga zari zuje mu mitima yabo bari buzuye ubwoba, batinyaga abanzi babo, ntibashoboraga guhangana nabo. Umunsi bimura imana zabo bagashyiramo Uwiteka Nyiringabo, Abafilisitiya baje bashoboye kubatsinda ku mugaragaro mu izina rya Yesu. Niyo mpamvu mubwiye ngo Imigani 28 umurongo wa mbere haravuga ngo umunyabyaha ahunga ntawe umwirukana, ariko umukiranutsi ashira ubwoba nk'intare. Umunyabyaha iyo agenda nimugoroba saa moya ikibabi cy'avoka kigacika hejuru kikagwa, arirukanka akajya munsi y'igitanda akabwira madamu ngo kinga cyane, bari banishe bari banegeye mu nzira, ariko ni ikibabi cy'avoka. Kubera iki? Aziko
aho yatwariye abagore bari bamuteze mu nzira, aza ko yibye ubutaka ko bamuteze mu nzira, ikibabi rero kiramwirukansa hasi y'igitanda. Umunyabyaha ahunga ntawe umwiruka, ariko umukiranutsi ashira ubwoba nk'intare. Haleluya! Ibyanditse biravuga muri Yobu 20:15 ngo ubutunzi bwacu yabumize bunguri, ariko azabuka Uwiteka azabuhuza mu ndaro. Hari ibice byabo byari byaranyazwe biragenda, ariko uwo munsi niyo mpamvu byanditse kuza muri Yobu 20:15 ngo ubutunzi bwacu yabumize bunguri. Imana ishimwe. Mbwira uwo wicaranye nawe ngo Imana ishimwe. Ubwo yabumize bunguri Imana ishimwe. Ntabwo yabukacanze, bagenda bukacanze guhekeranya simbiza y'imfiki. Ntabwo yabukacanze, ntabwo yabumize bunguri. Rero biranditse muri Yobu 20:15 ubutunzi bwacu yabumize bunguri. Yesu ahimbaza. Ariko Uwiteka azaburuka urumva isezerano yarabumize bunguri, ariko isezerano riravuga ngo azaburuka kuko yabumize bunguri ntiyabukacanze buzongera kutugarukira. N'uzaba uhagamiye mu mara ye aho yamuzinze mu kuboko k'Uwiteka kuzabukurayo kumutugarurire. Abafilisitiya bajyanye ubutaka bwabo bazi ko birangiye, ariko bongeye kuburuka. Uwiteka abugana w'Abisirayeli. Hari ibyawe byaba byaranyazwe, hagarara ku birenge byawe utekereza ibyawe byanyazwe, ntureba kubyibagirwa. Hari icyawe cyanyazwe, tegura umutima wawe ukureho iki imana z'abanyamahanga, wakira Uwiteka mu buzima bwawe. Icya kabiri ugiye gukora, Yesu ahimbaze cyane, ni ugukora iki? Icya kabiri ugiye gukora, urebe ikirimo ni amasengesho yo kwiyiriza. Ubutunzi bwanjye babumize bunguri, hari amafaranga yanjye babumize bunguri, hari ubutaka bwanjye babumize bunguri, hari ikibabumize bunguri. Iminota nk'itanu bariga ko babiri tuyikoreshe tugarure ibyacu byanditswe mu izina rya Yesu. Ni byo cyangwa se zamura ibiganza byawe niba ubizi itangiriraho ngaho. Data mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ducishije bugufi imbere y'amaso yawe, tugusaba imbabazi ngo tubabarire. Twacumuye mu maso yawe, twakoze ibyangwa n'amaso yawe, duhora duteshuka, duhora gukora ibyangwa n'amaso yawe. Amaso yawe turagusaba ngo tubabarire, ubabarire gukiranirwa kwacu kose. Tuje imbere gusa ahubwo tuje imbere yawe, tugusaba ngo dutabare, utadutabaye n'abadutabara, utadurokoye n'abaturokora, utadukijije n'abadukiza, utatubabaye n'abatubabariye. Ducishije bugufi imbere y'amaso yawe, turakwinginze, turaguhendahenda mu kigo cya Kristo. Turagusaba ngo wumve kwinginga kwacu, wumve kwihana kwacu, wumve kwatura kwacu, wumve ubutaka bwose, ubwibone bwose, utubabarire, ubabarire Mana yawe